Hello, muraho. Yesu ashimwe. Twongeye gushimira Imana iduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo twongere kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dushimira ko ari yo iriduha, kandi iryo jambo tukarisangira n'ubwoko bwayo, kandi tugashimira Imana ko bubyumva kandi bukagira reaction, bakagira ibyo batubwira ku cyabafashije, bakatubwira ibyo twabafasha mu gusengera. Ibyo byose ni ibintu bitwereka ko imitima y'abantu ikeneye ijambo ry'Imana. Ni nako muri Bibiliya handitse ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Rero ko Umwami Imana dushoboje, natwe twiyemeje kuzajya dusangira iri jambo ryayo. Rero munyemerere twongere dusome ijambo ry'Imana. Uyu munsi turasanga muri Matayo ibice 14 umurongo wa 25 kugera kuri 31. Yesu atugire neza. Intego y'ijambo uyu munsi iravuga ngo va mu bwato witinya, cyangwa se witinya sohoka mu bwato. Katwifashisha amagambo y'Imana ari mu gitabo cya Matayo, cyangwa se nk'uko bamwe bavuga ngo Evanjiri ntagatifu nk'uko yanditswe na Matayo, ibice 14 umurongo wa 25 tugere ku murongo wa 31. Haranditse ngo nuko mu nkoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja, bahagarika imitima, batakishwa n'ubwoba bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati nimuhumure, ni njyewe, mwitinya. Petero aramusubiza ati Mwami, niba ari wowe untegeke nzaho uri, ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi, asanga Yesu. Ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi, aratinya, atangira kurengerwa, arataka ati Databuja, nkiza. Uwo mwanya Yesu amurambura ukuboko kwe, aramufata, aramubwira ati yewe ufite kwizera guke we, ni iki gitumye ushidikanya? Yesu atugirire neza. Ijambo riravuga ngo witinya, va mu bwato. Imana nishimiye ko ariyo igira ijambo ryayo, kandi iryo jambo iyo irivuze tukarikurikiza, ntidutinye, iryo jambo ritugeza aho yashatse ko tugera. Imana ishimwe cyane. Aya magambo agarutse ku kugenda ku nyanja kwa Yesu, ko yagiye hejuru y'inyanja, akagaruka ku bari mu bwato aribo bigishwa ba Yesu Kristo, ubwo bamubonaga aturuka hirya agenda hejuru ya nyanja, bo bagira ngo ni umuzimu, baratinya, bagira ubwoba. Mu gihe barabigize ubwoba, Yesu yarababwiye ngo mwitinya, ni njyewe. Muri abo bari mu bwato havuyemo umuntu umwe witwa Petero. Aravuga ngo, cyangwa se nka verification yagira ngo akora, aravuga ngo niba koko ari wowe Yesu, tegeka, command, tegeka inze aho uri. Imana ishimwe. Ahangaha Yesu yaramwemera, avuga ngo ngaho ngwino, witinya, ngwino. Uyu mugabo yaremeye, ava mu bwato, akandagira mu nyanja, arakomeza. Ariko arebye ku mazi, arebye ku muraba w'amazi, agira ubwoba. Akigira ubwoba, cyangwa se akibura kwizera, atangira kurigita, atakira Yesu, aramubwira ngo Mwami ntabara. Yesu arambura ukuboko kwe, amufata ukuboko, amukuramo. Yesu atugirire neza. Ayo magambo nyategura nashatse kuvuga ku bantu bafata umwanzuro, ndetse n'abandi batinya gufata umwanzuro. Ijambo ry'Imana rivuze ngo aba bantu bari mu bwato bari abigishwa bose hamwe, ariko havuyemo umuntu umwe agira kwizera, yemera ko agiye gusanga Yesu anyuze hejuru y'amazi. Ndatekereza ko iyo experience kuva icyo gihe ku bwa Petero kugera uyu munsi, nta wundi nari numva watambutse hejuru y'amazi, ntawe dufitiye ubuhamya bwizewe ko yagiye hejuru y'inyanja ntarohame. Ndetse na mbere ya Petero ntawe tuzi wagendaga hejuru y'inyanja ntapfe kurohama. Imana idufashe. Ahubwo ijambo ry'Imana ritwereka Eliya, rikatwereka Elisa, bo bakubitagamo umwitero, amazi akavaho, bagatambuka ahantu humutse, cyangwa se abisirayeli bava muri Egiputa
icyo gihe ubwo Mose yarabari imbere nabwo inyanja yigiyeyo harumuka baratambuka, ariko nta n'umwe twigeze tubona mu ijambo ry'Imana ko we yatambutse hejuru y'amazi likide, amazi nk'uko muyazi aratambuka arakomeza imbere. Imana idufashe cyane. Nshaka ko tuganira umwanya utari munini ariko tukagira ikintu tugeraho gikomeye. Aba bantu ikintu nibajije ni ukubera ikibatinye kuva bo mu bwato ngo nabo bagende basanga Yesu ko yari umwami wabo, barabigishwa bamwizera, kuki batamusanze ngo bakore nk'ibyo akoze, ariko none hakavamo umuntu umwe. Aba bantu bagize ubwoba bwo kumusanga bitewe n'ubwoba, barebye umuraba w'inyanja, barebye iby'amazi ari guhuma, barebye uburyo hameze, bagira ubwoba, batinya kwiyangaja ngo bajye mu mazi. Abantu b'Imana, ubwoko bw'Imana cyangwa se n'abandi bantu bashaka gufata imyanzuro myiza bakunda kugira ubwoba, bigatuma badafata iyo myanzuro myiza bafite. Tujya twumva ubuhamya bw'abantu cyangwa se hari abantu bajya batuganiriza bakavuga bati njyewe nabonye ibintu byo gukizwa ntabishobora, nabonye umuryango mvukamo ari abantu bo mu idini n'iri rikakaye ku mahame runaka, cyangwa se akavuga ngo njyewe ababyeyi banjye bambujije kuba umukristo, akavuga ati rero ntabwo natinyuka ngo njye kuba umukristo kuko banyica, akagira ubwoba. Ariko ndanyamaze nkumara impungenge nkubwire ngo niba ari Yesu uguhamagaye wigira ubwoba, ntacyo uzaba. Imana tugirire neza. Hari abantu ndetse bo mu nzu y'Imana usibye n'abatari bizera bagira ubwoba bwo gufata imyanzuro myiza yatuma bagera ku kintu gikomeye kandi cyabagira umumaro mu mibereho ya buri munsi. Tugenda twumva abantu bafite ubwoba bwo kuzakora mariage, abakobwa bakagira ubwoba ngo ntabwo nakora mariage bitewe n'uko mfite experience y'inshuti zanjye y'abavandimwe banjye bakoze mariage hashize iminsi 5, hashize amezi angahe, hashize imyaka ingahe, tereke bava muri ibyo bya mariage bakora divorce. Akavuga ati rero nanjye ntabwo natinyuka gukora mariage kugira ngo ntazakora divorce nkiteza abantu. Ariko ndagutangariza iri jambo ngo niba uzi ko Yesu ari kumwe nawe witinya, jya muri iyo mariage. Hari abasore bafite ubwoba bwo gukora mariage, babona financial means cyangwa se ubushobozi bafite bw'amafaranga, bakavuga ati nakora mariage gute, ese byavamo koko, ese unatunga umugore, oya nzihangana njyewe nge mbasha kwiyiranja ari njye nyine ko sinshaka kuzicisha inzara umugore w'abandi, sinshaka kuzicisha inzara abana. Mu buryo bwo gutekereza nk'umwana w'umuntu uri mukuri, ariko nanone niba Yesu akwemera ngo kora mariage witinya, Yesu azabana nawe. Abantu baheze mu bwato bitewe no gutinya imbaraga z'inyanja. Abantu bakunze kureba cyane kuri challenges cyangwa se ku mbogamizi bafite, hakagira imyanzuro myiza, bakagira ibintu by'umugisha batinya gukora kubera bafite ubwoba ko bazahura n'ibibazo. Ariko uyu mugabo witwa Petero ikibazo yagize ndagira ngo wowe ntukigire. Iki kibazo yagize kugira ngo yibire mu nyanja, mutagira ngo ni ikindi kiri ohazari cyapfuye kuza gutyo gusa, ahubwo yakuye amaso kuri Yesu, atangira kureba ku nyanja, atangira kureba ku guhumera kw'amazi, agize ubwoba atangira kwimba hasi, atangira kujya mu mazi hasi. Nawe niba ufite umwanzuro mwiza ushaka gufata, nawe niba ufite ikintu wumva ko Imana iri kuguhamagara mu mutima wawe, irinde kureba ku mbogamizi zirimo muri icyo kintu, ahubwo niba Imana iri kuguhatira gukora icyo kintu, gikore kuko iyo Mana ishobora byose. Yesu atugirire neza. Abantu bibujije imigisha yabo bahora bashakisha ko Imana ivugana nabo, ugasanga barajya mu butayu, barajya mu byumba, barajya hehe ngo Imana igire ikintu babwira ku kintu kandi yigeze kubibabwira, ariko kubera bafite ubwoba bagakomeza kongera gusengera cya kintu Imana yabahaye n'abemereye, bagakomeza gusenga ngo Mana uzabane nanjye, ngo Mana ufashe, ariko ntibatere intambwe ngo batere intambwe binjire muri cya kintu, batangire kwegeza beseye, bakagira ubwoba barabasenga ariko bagasengera mu bwato. Ariko rajya mubwira ngo senga uva mu bwato winjira mu mazi. Haleluya. Ndagira nkubwire ngo ushire ku bwoba, ntugire ubwoba. Bene data mwumva mushaka gukurikira Yesu Kristo nk'umwami wanyu, nk'umukiza, ndagira ngo mbabwire ngo ntimurebe ko bibateye ubwoba. Niba ari Yesu uri kuguhamagara, niba mu mutima wamaze igihe kinini wumva ushaka gukizwa, niba umaze igihe kinini wumva ushaka kuba umukristo wa nyawe, niba wumva ko ubugingo bwawe ushaka kubuha Yesu, wireba ku biteye ubwoba biri imbere yawe, wireba ku biteye ubwoba biri inyuma yawe, wireba ku biteye ubwoba biri mu mpande zawe, wirebe imbaraga ziri kukurwanya ngo ugire ubwoba, ahubwo niba ari Yesu uri kuguhamagara, mwizere, yitwa ishobora byose.
yitwa umwami w'abami, ntakiriho ataremye. Wigira ubwoba, ibyo byose biteye ubwoba Yesu azabikuraho. Yesu atugirire neza. Hari abantu b'Imana, Imana yakunze guhamagara bakaba bari muri minisiteri y'ubuzima runaka. For example, abantu bari bafite utuzi twiza, noneho Imana ibahamagarira kujya mu murimo wayo. Abo bantu bagira ubwoba, baravuga bati ese nindeka gukora aka kazi ariho nakuraga amafaranga yo gukodesha inzu? Ese nindeka aka kazi ariho nakuraga school fees, amafaranga yo kurira minerivare abana banjye? Ese nindeka aka kazi ariko kari kantonze, nzabaho gute? Nk'umwana w'umuntu ibyo utekereza ni iby'ukuri, ariko niba ufite assurance y'uko Uwiteka ari we uri kuguhamagara, wigira ubwoba. Wigira ubwoba kuko uwo Uwiteka niwe waguhaye ako kazi, kandi uwo Uwiteka niwe wabana nawe, ni nawe wagushoboza kuba muri bwa buzima udafite ako kazi. Ubundi Imana hari ikintu Imana yaduhishe iby'ahazaza. Ibyihishuwe nibyo byacu, ibyo bihishuwe rero twebwe kubwo intege nke zacu nibyo turabikadutera ubwoba. Ariko tekereza iki ngiki ngo ibihishwe n'iby'Uwiteka. Emera ijwi ry'Imana riguhamagarira kujya muri icyo kintu. Emera ijwi ry'Imana riguhata mu mutima wawe, rikubwira ngo kora iki kintu, ubyakire. Nurangiza wizere Imana ishobora byose. Wireba ku nyanja, wireba ku guhuhuma kw'inyanja, ahubwo reba kwiguhamagara. Imana itugirire neza. Hari abana b'abakobwa batinye gukizwa kuko bakuriye mu buzima bw'uburaya. Baravuga bati ese nakizwa, najyaga mbona amafaranga ariko ninjiza abagabo 5 ku ijoro, ese byagenda gute? Ese sinapfa? No. Aho Uwiteka niwe waremye ibiriho byose. Uwiteka kandi utanga ubuzima. Uwiteka niwe guha guhumeka. Ese ujye umubwira ngo ujye ugura umwuka uhumeka? Ese iyo ugenda ni wowe wirinda ntukora accident? Ese buri munsi ubuze icyo uzarya ejo cyangwa ejo bundi? Nk'uko rero utabubizi, ni nako Uwiteka yiteguye kuzagukorera ibikomeye bizagufasha mu rugendo rwawe waba utangiye. Bene data, ndagira ngo mwaccepte cyangwa se mujye mwemera challenge, mujye mwemera ibintu bishyashya. Ntugakunde kugundira kimwe, ntugakunde kugundira icyo wagezeho, ahubwo mu gihe ubona hari ikindi gishyashya ushaka kugeraho, ukumva ko Uwiteka ari kumwe nawe, go ahead. Wigira ubwoba, kijyemo, Imana iri kumwe nawe. Nandi kubabwira yuko rero mu cyatumye bari abigishwa bandi batava muri buriya bwato n'ubwoba bari bafite. Ikindi cya kabiri, ukuyeho ubwoba, ikindi ni ukubera hari ubwato. Iyo haza kuba nta bwato buhari, dusipoze iyo inyanja iza kwibirindura ubwato bukabamena mu nyanja, kuko nta yindi trace, kuko nta kundi guhitamo bari bafite, bari koga basanga aho Yesu ari. Icyatumye banga kuva mu bwato, hari ubwo bwato. Ushobora kuba nawe uri gutinya bitewe n'icyo uri kubona nka security cyangwa se comfort, icyo ubona nk'ikikubeshejeho, icyo nicyo bwato ufite. Ushobora kuba ari financial mean, ari amafaranga ufite uri gutinya kuyareka. Hari abantu bagiye bahamagarwa, Imana ikavuga ngo gurisha iyo mitungo yawe, gurisha ibyo ufite, cyangwa se ikavuga ngo va muri ako kazi kawe uze mu murimo wanjye. Wabibona ukumva ufite ubwoba. Ibyo bintu ufite cyangwa se ako kazi ufite, ibwo nibwo bwato ufite. Urumva, ubuzima ubayeho, standard of living, imibereho urimo, nibwo bwato ufite, nibyo uri gutinya kurekura. Ariko naguhaye assurance ngo niba ari Uwiteka uri kuguhamagara, azanagushoboza kandi azanaguha ibindi utari ufite, bizatuma wongera kuba muri comfort zone, bizatuma wongera kuba mu buzima wishimiye. Ndimo ndagera ku musozo. Message nari mfite uyu munsi ni kugira ngo sohoka mu bwato kandi agera mu nyanja. Ufite umwanzuro mwiza watinye gufata. Ufite ikintu Imana yigeze kuvugana nawe, ukaba hora wumva ushakisha ujya gusenga, uvuga ngo Mana ngo uzabane nanjye, ariko ugatinya gufata umwanzuro. Uyu ni wo munsi wo kujya gufata umwanzuro. Tangira icyo kintu Imana yavuganye nawe. Tangira icyo kintu kikuri mu mutima. Tangira iyo business watinye gutangira. Imana iri kumwe nawe, izabana nawe. Abantu benshi bakunda gutinya ngo ese nashyiramo aya mafaranga yanjye agashya. No. Abantu bakomeye muri iyi si ni abantu ba risk taker, ni abantu bemeye gushora ibyabo. Abo nibo bakomeye, barabishoye, baragerageje, barafeirinze, barongera baragerageza, ariko biza kumera neza. Uyu munsi bari ku kigero gikomeye. Uyu munsi ni abantu bakomeye cyane muri iyi si. Nawe ushatse watangira n'Imana iri kumwe nawe. Ahubwo icyo ukeneye ni ukumenya Imana iri kumwe nawe. Niba waramaze gusobanukirwa ko Imana iri kumwe nawe, gitangire. Niba nawe hari ikintu kikuri mu mutima ariko ukaba wumva ari 50-50, utari wizera neza ko Imana iri kumwe nawe, senga Imana ikwereke icyerekezo, iguhe icyerekezo.
ufate umwanzuro ubundi winjiremo, Imana izabana nawe. Haleluya. Ndagira ngo mwakire mu experience, mutangire kuba mu buzima bwemera challenges, mutangire kuba mu buzima bwemera kubona ibintu bishyashya, mutangire kuba mu buzima bwemera innovation, kuko Uwiteka Imana ashaka kugukoresha ibintu bikomeye, ashaka gukorana nawe ibintu bitangaje, ashaka kukugira umuntu utangaje. Ariko kubera ubwoba wagize ntabwo uri kuva mu bwato, ariko ari kuguhamagara ngo va mu bwato, Yesu ari kumwe nawe. Haleluya. Reka nkubwira, ushobora kuva mu bwato wagera mu nyanja nawe ugatangira kurohama, ushobora kugira ubwoba, ariko ndagira ngo nkuhumurize mu mutima, Yesu ari imbere yawe, nawe aragufata ukuboko agukure muri ya mazi yaratangiye kukurengera. Tangira urugendo nawe, Yesu akugirire neza. Murakoze kubana nanjye mu ijambo ry'Imana. Imana yari yampaye kuganira namwe. Ndagira ngo nongere mbibutse mukore subscribe kugira ngo uko dushyizeho ijambo ry'Imana mujye muhitamo ryumva, kandi mujye mukora comment mu gihe mufite inyunganizi, mu gihe hari ubuhamya mushaka kuduha, mufite ibintu bishyashya mushaka gusangiza ubwoko bw'Imana, mujye munyura kuri iriya email iri hariya kuri YouTube munyandikire. Yesu abamugisha rero, naho butaha.